ushobora kumbona ukambona asa nk'umunywa rumogi yego bamwe yagiye bigize no kuva bakagita n'amazina bakagita aho nigaga secondaire bagitaga na pifa bakagira ngo nsa nkawe yego ngo kubera nyine mfite iminwa y'umukara bavuga ngo urumogi mm. ariko buriya ani kwa kuntu Imana igenda ukuri sinakubwira ngo nige wirinze kuko hari ukuntu uba mu gakungu ukumva nawe wabikora ukumva nyine yego ukumva nawe nawe wajya gufatana n'abandi ukumva ukuntu bimeze ariko nyine ugasanga ugashiduka bitabaye tu ugashiduka Imana igukuyemo nawe utabizi ukuntu biba atari ukuvuga ngo ni wowe ahubwo ari kwa kuvuga ngo kuko hari imyaka igera kumva wagerageza buri tuntu twose ariko Imana ikakwikuriramo nyine aribyo nshimira n'Imana. Mwiriwe neza inshuti abavandimwe tubashimiye kuba mukomeje gukunda ibiganiro byacu, tubashimiye abantu nyine mukunda kudukurikira. Uyu munsi dufite umutumirwa araza kutwibwira twebwe icyo turamuhano kumuha umwanya. Uyu ni Pole, mwebwe mwitwa bande? Iyo ku mazina yanjye banyita Mugisha Joshua. Yego. Abantu benshi nyine banzi nka Joshua. Yego. Joshua ni muntu ki, akora iki, asengera he, ibintu nk'ibyo? Joshua ni umukristo. Yego. Imana. Nsengera kuri Zion. Yego. Yego. Ndakeka aribyo. Joshua, wavutse uri umukristo, wavukiye mu muryango w'abakristo? Ntabwo navukiye mu muryango w'abakristo. Ni iki cyaguteye kuba umukristo cyangwa se wabaye umukristo ryari, byagenze bite? Buriya urugendo rwanjye ni rurerure, ariko nyine kwa kundi nyine usanga mu muryango nubwo nyine benshi badakijijwe ariko hari wa mu anti wawe umwe ukijijwe ari ugufata akakurera, akakwereka inzira z'Imana. Nanjye niko bimeze. Joshua warutubwiye ati ni cyagiye uvuka, niba nabyumvise neza ugasanga anti wawe arasenga, akagushishikariza kujya kuba umukristo nawe. Wowe mu mutima wawe ntabwo wigeze wiyumvamo ko wenda inzira wari urimo kera zishobora kuba ari mbi akarizo zigutera kuba umukristo? Icyo kintu kigeze kikubaho? Buriya hari ukuntu iyo uvutse uba mu muryango ukabona ukuntu ababyeyi bawe nyine babayeho, ukavuga ngo ntaho nshaka gukura nkabo, ntaho nshaka kumera nkabo, ntaho nshaka kuzamera nkabo, sinshaka kuzasa nkabo. Ababyeyi banjye ntabwo bakijijwe, ariko ndakeka n'umubyeyi umwe wenyine nsigaranye ariwe papa. Mama we yitabye Imana muri 19. Ariko urumva kwa gukura, urumva n'umumante wanjye kubera we yamfashe nkiri mutoya cyane, nubwo twagiye tugira mu bihe turatandukana, ariko urumva nkiri muto cyane yagiye ashyira imbere y'Imana. Buri ikintu nabashishikariza ni uko ababyeyi barimo barareba ino video bazajya basengera abana babo bakiri batoya, nubwo ashobora kuzajya mu nzira mbi ariko hari igihe azagaruka kuri Kristo. So rero nanjye aransengera gutyo nyiri umwana nazi ibyari byo, ariko ndakura mfite muri ka kantu ko kuvuga ngo ndajya gukorera Imana ariko nazi ibyo ndimo. Ajya ariko nyine ikintu cyitwa uburara, ikintu cyitwa kuvuga ngo ndajya mu bintu by'inzoga, ushobora kumbona ukambona asa nk'umunywa rumogi. Bamwe yagiye bigize no kuva bakagita n'amazina bakagita aho nigaga secondaire bagitaga na pifa bakagira ngo nsa nkawe ngo kubera nyine mfite iminwa y'umukara bavuga ngo urumogi. Ariko buriya ani kwa kuntu Imana igenda ukuri sinakubwira ngo nige wirinze kuko hari ukuntu uba mu gakungu ukumva nawe wabikora, ukumva nyine ukumva nawe wajya gufatana n'abandi ukumva ukuntu bimeze, ariko nyine ugasanga ugashiduka bitabaye tu ugashiduka Imana igukuyemo nawe utabizi ukuntu biba atari ukuvuga ngo ni wowe ahubwo ari kwa kuvuga ngo kuko hari imyaka igera kumva wagerageza buri tuntu twose ariko Imana ikakwikuriramo nyine aribyo nshimira n'Imana. So rero
nabaga mu bintu bya gikristo, mba mu dukorari twa primaire, mba mu dukorari twa secondaire, ariko nazi ibyo ndimo vuga ngo, ariko nyine nabwo urumva nyigikeneye iby'isi, nyivuga ngo ndashaka gukora iby'isi, akatari ibyawe n'ibyatari, ariko muri njye umutima wanjye buriya si ibyo ukora, ahubwo n'umutima ahantu uri, nimba uri mu isi cyangwa uri mu Mana. Sinakubeshya, umutima wanjye wari uri mu isi kure, sinatekerezaga no kuvuga, numvaga n'ibintu byo kujya mu gakiza cyane ari ibintu navuga ngo sinshaka kubijyamo cyane, mfite n'indi myumvire yumva yuko inzira zose zijya ku Mana, waba uri umupfumu ukabijyamo cyane, waba uri umukatolika ukabijyamo cyane, waba uri umusilamu ukabijyamo cyane, kuba nzi ngo byose bigera ku Mana. Ariko nyine sinakubwira ngo sinakubwira ngo nari ndi mu nzira ngo nzima, ngo itunganye, oya. Buriya Imana uko yambonaga icyo gihe, yambonaga nk'umuntu uri mu isi, ariko ukundi sikimbona niko nzi. Ahantu nshaka gutinda cyane ni ukubaza, ese umutima wo kuvuga ati ngewe ndahindutse, mvuye muri isi, nkurikiye Yesu cyangwa se nkurikiye Imana, byaje gute? Urumva icyo gihe nari ndi mu wa gatanu, secondaire, urumva nari ndi mu bintu byinshi, urumva nabwo nari ndi no muri korali, ariko ntabwo nari nakakiriye agakiza. Sinakubwira ngo umbarire ngo wakiriye agakiza n'ibyari uvuga ngo waretse iby'isi, uvuga ngo nari ndi muri korali, ariko mbivangavanga nazi ibyo ndi. Noneho ngeze mu wa gatanu, umunsi umwe umuhati wanjye twongera guhura turabana, arongera arambwiriza, angaruza, anyereka y'uburyo nubwo wenda nta makosa menshi mfite, ariko n'ubundi ndacyari mu isi, ntabwo ndakira umwami n'umukiza, ntabwo ndakira Kristo muri njye, ndacyari muri ya si y'umwijima. Nibwo nahise mbona yuko byose ari imikino, nza kubona yuko koko narindi no mu mwijima, nubwo nakoraga ibintu bibi, uvuga ngo mfite past mbi, oya, ahubwo ngiye nari nzi ko nubwo wenda, kuko buriya ntabwo kuba dukora neza byo bizatugeza mu ijuru, ahubwo kuba twarahinduwe n'Imana, twarahinduwe mu mwuka, aribyo bizatugeza mu bwami bwo mu ijuru. So rero icyo gihe mfata umwanzuro, ndavuga ngo Mana, nubwo wenda nafite past mbi, ariko nzi ko narindi mu mwijima, ndashaka kwinjira mu mucyo. Ariko icyo gihe naje kwakira Kristo, ndakeka icyo gihe nicyo gihe twahuye, arambwiriza, arampfukamisha, nzamura umuhati wanjye, arampfukamisha, nzamura amaboko, umutima atamfurishe, yarabanje arambaza, se urabyemera? Sinshaka kuguforsa, uru ni urugendo rwawe. Ndabyemera, ndapfukama, aransengera, ntanyatuza. Kuva icyo gihe ubuzima bwanjye nibwo bwaje guhinduka. Tugarutse inyuma gatoya, hari ahantu wigeze kutubwira uti hari abantu babona ameze gutya bakanyitiranya n'aba ngaba, ese ubyakira ute nk'aho ubwawe? Ese bikwigisha iki? Ese abo bantu ubasabira ute? Joshua, tubwire. Buriya mu rugendo rwa gikristo, hari ikintu twigamo, aricyo urugendo rwo kuba umukristo, hari ikintu twigamo cyo kuba gusa nka Kristo. Buriya nubwo abantu batukaga Kristo, ariko ntabwo Kristo we yabatukaga, ahubwo igihe yari ku musaraba yavuga ngo data ubabare kuko batazi icyo bari gukora. So rero uko wanyita niyo wancira amaso, ntabwo hari igihe nyine bibabaza umuntu, ariko ntabwo igisubizo cyose ari ukumubwira nabi cyangwa kuvuga ngo yanyangiriye, ahubwo ikintu ukora, nimba adakijijwe ukwiye kumusengera akaza kuri Kristo akabona umucyo, nimba nabwo ari akijijwe ariko ari mu nzira mbi, ukabwira Imana ikamwereka ukuri kwa nyako. Kuko mu bintu byagiye bimfasha, nagiye niga gusa nka Kristo, guha imbabazi abantu bangirira nabi, nubwo wenda tudatunganye ngo, ariko nibyo umuntu aba arimo ariga, kuko ibintu nk'ibyo guhinduka nka Kristo ni ibintu bitwara igihe kirekire, ni ibintu byo kurwana mu mwuka. Joshua, uri urubyiruko, nanjye ndi mugenzi wawe, ariko abantu nyine birumvikana baratandukanye, hari ababi hari n'abeza. Ese urubyiruko bagenzi bawe cyangwa se abandi bantu muri mu kigero kimwe, muri iyi minsi ubabona ute mu buryo bwa gikristo?
abenshi barabivanga. Hari ababivanga bakumva yuko batakinjira mu gikristo cyane, bakumva nyine yuko bavibing uko babishaka. Ariko buriya hari ikintu Kristo yavuze cyo kwiyanga ukikorera umusaraba kugira ngo ukurikire Kristo. Bisaba yuko ureka bya bintu byose bikunezeza, bya bintu byose bikugaragaza neza muri public, bigusaba yuko ukurikira Imana byimbitse. So rero urubyiruko rwinshi rurimo rurita kugaragara, n'abakozi b'Imana, n'abitwa ngo n'abapasiteri, n'abitwa ngo n'abaririmbyi, urumva b'urubyiruko benshi usanga bashaka kugaragaza ishusho y'inyuma, ariko wareba imitima yabo basanga there is impurity inside of their hearts. Urumva, so rero ntago ndimo ndajudging abantu, ariko nimba koko uzi ngo buriya nimba uzi ikintu cy'ingenzi, nubwo njye nigeze kuba muri ibyo bihe mvanga kuvuga ngo sinshaka kwijamo ikintu, umva ngakora ibyo nshaka, ariko uyu munsi nja gufata umwanzuro ndavuga ngo buriya ibaze, buriya ugiye kureba Pawulo yasabye ko areka bya byubahiro yari afite mu bafarisayo, asiga byose n'ubutunzi bwose yari afite, bimusaba yuko afata umutima wose aho Imana. Kandi yari afite na stati nziza mu bafarisayo, abantu benshi baramwemeraga, ariko aremera aravuga ngo ngiye reka mbisiga inyuma, nemere kwikora umusaraba. Hari ijambo yavuze, hari ijambo muri Galatians chapter 5 verse 24, avuga kuntu ngo abari muri Kristo bose babambye imibiri yabo, bayibambana n'amarari yabo na affections zabyo byose barabibamba. So rero bivuze yuko ikintu cyose kiri impure ukwiye kukibamba ugakurikira Imana byimbitse, utavuga ngo ngiye ndagaragara gute, kuko n'ubundi niyo waguma muri ibyo bantu bazakwanga, n'ubundi natandukanira bazakwanga, n'ubundi niyo waba uri mwiza ungana gute hari abantu bahari bazakwanga. So rero urubyiruko rwinshi uko ndubona ngewe hari benshi barabivanga, kuko n'ubundi na Kristo yavuze ko abakeya ari bo bonyine bazagera mu bwami bwo mu ijuru. Bisaba rero umujene wundi wiha umubiri we wose n'ubwenge bwe bwose, ukunda Imana, si yite ku by'isi ahubwo yite ku ijuru rimureba. Joshua, reka ngushimire cyane kuba uri mu rubyiruko rwiza rushobora kuvuga Imana rukayihamya, ariko ufite ahantu wavuye kandi ufite nawe ugeze. Ikindi ufite ahantu wifuza kugera muri urugendo rwawe rwa gikristo, cyangwa se mu rugendo rugana mu ijuru. Ni ikihe kintu gisaba Imana cy'ingenzi ukunda gusaba Imana cyane muri wowe? Iyo ikintu nkunda gusaba Imana ari igihe twebwe nyine, ariya twebwe tuba dufite plans zacu na goals zacu na nyurumva na vision zacu, tuvuga ngo turapanga ibi, ariko uko dupanga ibi tubihereza na limite y'igihe, tuvuga ngo bizarangira mu myaka ingahe, tuvuga ngo muri uyu mwaka tuzaba twakomplishije ibi ngibi. n'Imana ifite plans zayo. Uri ushobora kuba uri mu business entrepreneur ugasanga biranapfuye, ubaye ikindi kintu, usanga ubaye nk'umuganga, ntumenya aho Imana igushaka. Ikintu nsenga cyane no kugira ngo ngendere mu bushake bwayo, aho injyana nanjye ariho njye, urumva, ikomeze ivugane nanjye muri urugendo, kuko buri utavuganye n'Imana buri ushobora kuyoba, kumva yuko urimo urakurikira inzozi zawe, kandi buriya waremewe gukurikira Imana, kandi Imana ari ikujyana muri izo nzozi zawe. Nimba yaraguhaye vision runaka, nimba ari we yaguhaye vision runaka, ni ngombwa yuko uyikurikiza, kuko buriya reka mbwize ukuri, iyo uri umuntu wapfuye mu by'isi ukazuka muri Kristo, ntabwo uba ukiri uwawe, uba warabaye uwa Kristo. So bivuze ni iki? Ko Kristo ari we ukugena, Kristo ni we ukuyobora buri nzira zawe zose, akavuga ngo kata hano, akavuga ngo kata hano. So rero ni ukuyobora mu nzira zawe zose, bivuze yuko wowe ubwawe mu bushake bwawe nta na gato
wifitiye uburenganzira. Kristo ni uyobora inzira zawe. Yego. Njyewe ni muri uru rugendo rwa gikristo nibyo nagiye menya. Yego. Joshua, hari abantu muri iki gihe abenshi batizera ko Imana ikora cyangwa se ibaho cyangwa se ikora ibitangaza, na n'ubu ukaba wamubwira ati Imana irakora ariko ntabyizeye, uwo muntu wamubwira iki? Ari igihe nyamura n'abajene ngiye bakasesa. Yego. Kuva ngo twaturitse mu ngagi. Yagiye bambwira okay, baba baturutse mu ngagi nari ubwo ni umuryango wanjye raturutse ku Mana. Urumva? Ariko basaga ni gute umujene ashobora gutekereza ngo yaturutse mu ngagi. Abona asa nk'ingagi. Urumva? Nyine hari abantu nyine bize muri science cyane. Kuvuga ngo bafite proof, natwe dufite proof. Proof ni ibyo tureba hirya no hino. Yego. Nimba atarabonye igitangaza na kimwe ngiye narakibonye. Kandi buriya hari ikintu azaza agerageze Kristo arebe ko atabona ibyo bitangaza. Yego. Ntabwo umuntu buriya buri ikintu cyitwa kwizera. Kwizera ni bigusaba ngo uraba ufite proof runaka. No kugenda udashidikanya. Yego. No kuvuga ngo ndakwizeye nubwo nafite ikigaragaza yuko mwizeye ariko ndakwizeye. Yego. Urumva? Kandi without a doubt, udashidikanya habe na gato. Iyo uramutse ushidikanya habe na gatoya, so rero biragupfana. Ni handi tuba mu buzima tuvuga ngo nabitangaza be kuko kubera iki ntabwo twizera. Yego. Ntabwo Imana izakwigaragaza utagira umutima wo kwizera. Uzakomeza muri ibyo bihe nyine byo kushidikanya iby'Imana, byo kuvuga iki. Ariko nyine ubundi nimba koko udafite proof, nimba uzemereye Kristo. Yego. Uzemereye Kristo, wo mujene uvuga ngo nta Mana ibaho, uzemereye Kristo uzareba kwibaho. Uwo gusa uzagerageza Imana gusa. Azakwireka kuko ubundi twebwe ntabwo twe dushaka Imana. Buri ni Imana ibidushaka. Nicyo niryo tandukanye hagati y'idini n'ubusabane bwacu n'Imana. Buriya gikristo ntabwo ari idini. Twe tubyita idini. Ariko idini ni uburyo umuntu asanga Imana. Ariko igikristo ni uburyo Imana isanga umuntu. Kuko twebwe ikintu goal ya mbere Imana yashizeho kwitangirira ni kugira ngo isabane n'umuntu. So rero twebwe Imana ihora ifunguye imiryango, iduha invitation, itubwira ngo vayo ndakwireka, vayo ndahari, vayo ndagukunda. So rero ntabwo bizasaba yuko ugomba kubanza ugashaka evidence gukira. Wegerageza Imana gusa uzabona Imana. Yego. Hari filime nize kubona kera yitwa The Case of Christ. Umugabo agenda ashaka evidence zose zo kugira ngo ahakane Kristo. Yego. Arazibura. Arajyana aricara aravuga ngo ndatsinzwe. Urumva? Ubwo nawe ubwo yizeraga mu bintu bya science. Avuga ngo twaturutse mu ngagi. Ariko kubera agenda akora ubushakashatsi. Kuko mu bintu bya basis mu Kristo areberaho aba atheist bajya kureberaho bashaka guhakana Imana. Bagenda bakareba urupfu mu kuzuka kwa Kristo. Ese nimba yarapfuye. Wasanga byabaye valid kandi n'abantu batizeraga Imana baba historians barimo barabiprovinga. So bishatse kuvuga iki? Imana irahari. We gusa mwemerera. Mwemerera azakwireka. Mwemerera azakwireka kuko Imana ihora ifunguye imiryango. Ivuga ngo iyo uje irakwireka. So urakoze Joshua, ugeze kuvuga ku kintu cy'ibitangaza. Byanga byakunda ku myaka ufite cyangwa se ku gihe umaze ku isi, hari experience ufite, hari ibitangaza wabonye ukavuga koko iyi ni Imana. Tubwire nko mu bintu bibiri cyangwa bitatu byakubaye ukavuga ati uyu ntabwo ari njye, izi si imbaraga z'abantu, iyi ni Imana. Ikintu cya mbere aricyo nshimira cyane ukuntu navutse. Yego. Buriya byari kuba ngombwa yuko navuka. Ariko kubera umugambi w'Imana ndavuka. Ni igitangaza gikomeye. Kuba ndiho ni igitangaza gikomeye. Urumva? Kuko
urumva ngewe navutse muri wa muryango nyine ujagaraye ariko nyine mbaho tu. ibindi ni byinshi nagiye mbona amantu wanjye wakize kanseri y'ibere. So iyo urebye n'icyo gitangaza yonyine nimba abaganga byarabananiye kuvura bakayikira bigaragaza imbaraga z'Imana. Yego. So rero ni byinshi cyane nabo. Ukunda gusoma Bibiliya cyane? Birumvikana hari imirongo ugeraho ukumva iragufashije cyane, ntabwo mugora ngo umbwire imirongo myinshi ariko urambwira umurongo umwe ugufasha muri Bibiliya. Uwo murongo ndakeka twese tuwuzi. Uwo murongo wo muri Yohana 3:16 ni umurongo twese tuzi, ndakeka n'abatari abakristo. Ariko buriya umurongo urakomeye cyane. Tubona nk'usanzwe kuko tunyura mu matwi. Ubwo Imana yakunze abari mu isi cyane yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batazapfa ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. So iyo ni verse ikomeye cyane. Iyo utangira gutekereza se Yesu umwana w'Imana ni gute ashobora umwana w'Imana ava ku ntebe ye, ava mu bwiza bwe aza kubera njyewe. Kubera njyewe ndiki ntacyo ariko kubera ukuntu ubusabane bw'Imana bwamaze kwangizwa muri Edeni, bigasaba rero yuko kubera urukundo rw'Imana Imana yari dufitiye byasabaga yuko itamba umwana wayo w'ikinege udafite icyaha na kimwe kugira ngo umwizera wese azabane n'Imana ihoraho. Yego. Urumva? Ndakumva, urakoze cyane Joshua. Twagiranye ibihe byiza kandi ndagushimira kuba wemeye ubutumire bwacu. Gusa n'ubundi sinakwerana ijambo, mu byo nakubajije byose sinabura icyo nibagiwe kukubaza. Hari icyo wumva ushaka kubwira abantu mu bijyanye no kuba umwizere cyangwa se kuba umukristo? Umwanya ni uwawe, wababwira. So rero icyo nabwira abakristo ari wese urimo urareba nubwo yaba ari babiri, yego, ariko wowe utaramenya Imana, utaramenya Kristo, yego, gerageza Kristo, azakwireka cyane, azagukunda. Yego. Wahuye n'ibintu byinshi mu buzima, yego, bikugora bikugira iki, ariko nta yandi mahoro. Yego. Njye nagerageje kuyashakira mu isi, mu byiza by'isi, ariko sinayabona. Ariko umunsi nakiriye Kristo, naje kubona amahoro ahora. Yego. Umunsi umusamariyakazi yazaga kuri Kristo, yego, Kristo akamubwira ngo akamusaba amazi. Umusamariyakazi akamubwira ngo ni gute umusamariya n'umuyuda bashobora kugira, ari Kristo amubwira ngo Kristo amubwira ku by'amazi y'ubugingo, amubwira ngo nunywa kuri aya mazi y'ubugingo ntabwo uzigera ugira inyota. Rero Kristo niwe mazi y'ubugingo byonyine, uramutse uyanyweyeho nta n'umunsi n'umwe uzigera wifuza no gusubira mu by'isi. Kuko ngiye mu bintu byinshi namaze kubona, sinakubwira ngo ndi umunyamwuka oya, ntabwo ndagera kuri urwo rwego, ariko nageze ku rwego rwo kumva urukundo rw'Imana no kurwishimira. Namaze kumenya ko ari we wenyine uzi gukunda, namaze kumenya yuko ari we wenyine, ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Kuko umwizera wese n'ahandi azajya. Wowe ushobora kumva yuko inzira zawe ari kuri Muhammad, kuri Buddha, kuri iki, ariko Yesu niwe nzira. Yesu niwe nzira. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Kandi nta wundi muntu ugukunda kurusha Imana. Uzarebe nawe gereranya mu madini agera arenga 1000 ku isi, Yesu niwe wenyine ukiri muzima. Abandi barapfuye, ariko Yesu niwe muzima. Nabitekerezeho. Rero ashobora kuba muzima mu mutima wawe. We wumva yuko uremerewe, urushye, uza kuri Kristo, azikorera imibabaro yawe yose, azaguha umunezero udashira, nawe uzabibona. Yego. Si ubifate nka kidini, ahubwo ubifate nk'uko Imana ishaka kugira ubusabane nawe. Yego. Joshua, reka ngushimire cyane, reka nkwifurize gutera imbere mu mwuka. Uwiteka cyangwa se
uwo wizeye, aguhe imigisha idashira, mwifurize gutera imbere mu byo ukora byose, kandi Imana igendane nawe mu nzira zose ugendamo, umuryango wawe, inshuti zawe, amahirwe n'imigisha bibe kuri wowe. Ibihe byiza.